rero umutware icyo nakoze cya mbere nakomeje nera imbuto nkuko bikwiriye kandi nkomeza inshingano zanjye nk'umumama mu rugo ntabwo nigeze mpinduka nicyo navuze nawe yabirebye abona ibintu ndi gukora hari aho byakura abantu bikagira n'ahandi bigira gute bibageze nayibaza impamvu ituma hari abana bamwe bavukira kubabara kandi bibizi yego kubera iki idatuma uriya mwana uzavukira kubabara basi imwihorera nkunda intare y'ingore yego tumuzi ku ntare y'ingore ubwo ni mama Janti uvuga ngo uhuye nawe hari ibintu byinshi wamusaba cyangwa yego hanyuma ko iyo bavuze ko umuntu ugiye gukina filime ugiye kuri iyi mihanda benshi ati giye kwiga uburara giye gusambana giye gukora iki wabihuje gute n'umugabo n'urugo ndetse no gukina filime n'agakiza ijuru ribahe ijuru riba kuri njyewe ikuzimu ni hehe ikuzimu naho ni njyewe kubera iki impamvu njyewe ubwanjye ubuzima bwanjye nimba utwara mu mwijima mu nzira mbona ko atari nziza nzaba ndi kugana ikuzimu yego ariko nimba utwara nanone mu mucyo mu buzima numva bumbereye bwiza nzaba ndi kujya muri rya juru ryanjye kuko ntabwo nemera ko ijuru ari kiriya kirere Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Gaze reka tugushimira budama kudukurikirana umunsi kuwundi uri kumwe na Sami umuhungu wanyu umuhungu w'u Rwanda umuhungu ukunda buri muntu wese nkubwire ngo wowe utameze neza urufatiro rwa Kristo ruriho kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe nkubwira ngo wowe utarakora subscribe kuri channel ubundi ibintu bigende neza tugenda tukuzanira abasitari batandukanye ubuhamya butandukanye abakozi b'Imana ndetse n'izindi show bitewe nuko turi mu kazi twebwe nta kintu gito kigomba kudutangira muri izi mpera z'umwaka twitegura n'amatora y'umukuru w'igihugu amakuru yanjye ni meza meze neza yego meze neza cyane yego turakwakiriye cyane mu kiganiro murakoze ndabona ukeye murakoze cyane nakubera Yesu hanyuma akazuba kaba kameze nabi akazuba hanze aha ngaha kameze nabi ariko dukomeje kuba mu mahema y'isumba byose amen buri hari izuba n'imvura mva wahitamo iki oya Imana ibidukwiriye amen yego tangira ubwira abantu murakoze amazina ni Kabagema Marie Rose nk'ibisanzwe nzwe ku izina rya Queen cyangwa Magorwa ndi umumama ukunda Imana n'abantu mwese yego uruvuga ngo Queen ni ry'ubustare Magorwa ryo naryo ni irya filime uruvuga ngo uri umukinnyi wa filime buryo tukwakira uri umukinnyi wa filime yego ukaba n'umukozi w'Imana se yego ibyo bintu bihura gute ibyo bintu bihura ko burya na filime ntago ari z'abantu bananiranye cyangwa batemera Imana yego nazo bishobora gutanga ubundi butumwa bukomeza abantu muri iyi nzira y'ubu buzima hanyuma uyu munsi wa none nk'umukinnyi wa filime cyangwa se nk'umuntu uvuze ko usenga Imana hanyuma tukwakiriyeho nka Queen kuri kamera zacu kugira ngo uyu munsi tuze kubana mu kiganiro twamaze guha ikaze abantu badukurikiranye muri comment bazagenda bandika nimba bakunze ibiganiro byacu kugira ngo ibintu bize kugenda neza hanyuma rero Queen uri muntu ki Queen ni umumama umwana umwe n'umugabo umwe ukunda gusenga ukunda kuba nagira uruhare rugira abantu mfasha mu bundi buzima bwo kwizera Imana yego ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko nyegere twasengana tugasoma ijambo ridukomeza umutima ushatse kuvuga ko twaririmbana indirimbo yego bangura umuhanuzi cyangwa umukozi w'Imana cyangwa umunyamasengesho dusobanurire ndi umunyamasengesho uri umunyamasengesho ubu umuntu afite urubazo rumwe rwa danje wahita ugira ute wahita umusengera Imana ikagisubiza kuki abantu benshi bavuga ngo si ngombwa ko usengerwa ngo ahubwo ngo umuntu ku giti cya kwisengera kubera icyo umuntu akeneye gusengerwa mu byanditswe bivuga ko umwenda wari urahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri umwe wese yigereremo
niba rero twemerewe kwigererayo nta n'impamvu yo kugira ngo umuntu agusengere ariko ubaye udafite imbaraga wumva imbaraga z'umutima zarangiye kuko buri umwe n'icyuma gityaza mugenzi we yego nakwegera ukansengera kimwe uko nawe wanyegera cyangwa se nanjye ukaza nkakugana cyangwa se ukaza ukangana yego tugafasha. Usengera he? Nsengera muri Anglikani. Muri Anglikani. Yego. Hari umukobwa twabanaga bajya kuvuga ngo ndi umwanglikani utarangiritse. Ya ntago twangiritse. Eko harimo abakozi b'Imana bamaze kwangirika. Hano hanze ku mihanda. Barahari kandi biraneze ariko nta nubwo twanabarenganya isi ifite imbaraga. Satani rero nawe adutwaza igitugu utahagaze mu byurimo ngo wumve ko birimo neza yego byanze bikunze udakoresheje igihe cyo kiragukoresha yego ukoresha irebanga kugira ngo uyu munsi none utaba nk'abandi bose. Ibanga ni ukusoma ibyanditswe ukizera kandi ugahagarara neza mu byurimo utanyeganyega. Ufite umugabo n'umwana umwe niko wavuze mu murage kingana iki? Tumaranye igihe kinini nk'imyaka nk'itanu. Yego. Ubu ngubu umwana angana iki? Narangiye nyine urumva ni mukuru niba tumaranye iyo myaka urumva ko ari mukuru. Kutamukurikiza? Oya. Ndacyategereje Imana. Biriya ni ibintu biduha. Nanjye ndashaka kuguhanurira. Amen. Umwuka arambwiye ngo ugiye gutwita. Haleluya. Urabyizeye? Imana ishimwe kandi ndabyakira. Urambe ituro rero. Ubu ni umwuka wera se. Ni umwuka. Urambe ituro rero. Urabe utari bamwe muri abakozi b'Imana bangiritse bavuga ngo turagusengera ngo ariko kubona umugabo ni 100, kubaka ni 500. No ntago ari ibyo ngibyo. Yego. Ariko niba ari umwuka wera ukubwiye ngo ngiye gusama ndabyakire kandi ndabyizeye. Hanyuma uvuze kuri icyo kintu kijyanye n'abo ngabo bace amafaranga runaka bitewe n'uburyo baca ayo mafaranga cyangwa iki koko se nawe urabizi ko ibyo bintu bibaho? Mvuze ngo ndabizi naba narabibonye. Uravuze ngo bamwe buretse wumve. Mvuze ngo ndabizi naba narabibonye cyane narabikoze. Ariko ndabyumva. Yego hari igihe duhura n'abantu bakaza kwasha nagiye gusenga ibunaka mpura n'umuntu arambwira ngo kugira ngo ntwarire ibyifuzo byanjye nuko ngomba kumuha amafaranga. Ntago ari byo. Ntago ubutumwa bwiza bugurishwa. Yego. ubundi umukozi w'Imana nyakuri cyangwa se umukozi w'Imana w'ibinyoma umuhanuzi w'inyuma by the way umukozi w'Imana nyakuri umuntu abatandukanyiriza. Ijambo ryarambwiye ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Kuva tubayeho ntago turabona igiti cy'avoka cyeze indimu. Niba ari avoka irera imbuto z'avoka, niba ari indimu irera imbuto y'indimu. No kuvuga ngo rero umukozi w'Imana niba aza akakubwira iby'ubutumwa bwiza arakora ibihwanye n'ibya ya mirimo n'ibya ya magambo agize gute avuga. Yego. Ubundi umugisha n'amahirwe bitandukanira he? Umugisha n'amahirwe, umugisha negereza ko n'amahirwe byenda gusa. Bitandukanira he? Ariko biratandukanye. Umugisha nk'ubu dushobora guhura nkakugiriraho umugisha. Yego ukambera umugisha cyangwa kubera umugisha. Ukamfasha muri bwa buryo twaze tuvuga icyo gihe aba ari umugisha. Ariko amahirwe yo uranayavukana. Ni hamwe ngo amahirwe aruta amashuri. Yego. Itandukaniro riri hagati y'umugisha. Narabamenye mu kiganiro. Nabivuze amahirwe aravukana. Ariko umugisha uturuka ku bantu mugenda muhura kuko ntabwo uzabona ikintu kimanutse hari mu kirere kuko batuga kijoro mu kirere ngo ubone bikuguye imbere. Urango ko ikintu kijyanye n'ijoro wumva ijoro ribaheho? Ijoro ribahe? Ijoro riba kuri jewe. Ikuzimu ni hehe? Jewe ikuzimu naho ni jewe. Akubera iki? Impamvu
Jewe ubwanjye ubuzima bwanjye nimbutwara mu mwijima mu nzira mbona ko atari nziza nzaba ndi kugana ikuzimu yego ariko nimbutwara nanone mu mucyo mu buzima numva bumbereye bwiza nzaba ndi kujya muri rya juru ryanjye kuko ntabwo nemera ko ijuru ari kiriya kirere nta nubwo nemera ko ikuzimu ari aha mu kuzimu ni jewe yego bivuze ko bari abavuga ngo bagiye kuzana amafaranga ikuzimu baba bagiye gukora ibi yego nuko mbyizera ushobora nko kuza ukaba wanyetseho ko mfite nk'udufaranga ukanyica icyo gihe ugiye kuza cyangwa akagutuburira muri iyi minsi hari uwitwa Mpano y'Imana ari gutuburira abantu cyangwa se akavuga ku bintu ko atanga amafaranga urabibonye hanyuma nibyo nawe urabyizera koko atanga amafaranga kubera icyo utabyizera se ntabwo mbyizera kubera ko hari ibintu by'ubutubuzi guteka mutwe kandi tubikubiye hamwe n'ubujura muri rusange ntabwo rero nemera ko umuntu atanga amafaranga kandi nawe wajya kureba ugasanga nta n'ibintu afite bifatika yego ni nka kumwe bavuga ngo abapfumu ugasanga nk'umuntu aba mu nzu wenda y'icyumba na saro y'icyondo ariko kumva ko ibyatsi ari buguhe biri bukubeshe muri etaje ntabwo mbyemera yego ko hari abakozi Imana benshi bagaragaye ko bashigaye basenga ariko bakajya no kuraguza ntago nabisobanuye neza ntabwo abo ari abakozi b'Imana nabivuze ngo igiti cyavoka igiti ngo cyashobora kwera avoka niba rero umuntu ari umukozi w'Imana abivuga ko ari umukozi w'Imana akaba ajya no mu bapfumu kandi inzira ebyiri utashobora kuzinyuriramo icyarimwe ni gute banyemeza ko uwo muntu ari umukozi w'Imana no umaze imyaka ingahe ukina filime maze imyaka nk'itatu hanyuma ko iyo bavuze ko umuntu ugiye gukina filime ugiye kuri iyi mihanda benshi ati giye kwiga uburara giye gusambana giye gukora iki wabihuje gute n'umugabo n'urugo ndetse no gukina filime n'agakiza murakoze ntabwo abantu bose baza muri filime cyangwa sinema cyangwa kugaragaza talent yabo ntabwo baba bagiye kunanirana yemwe hari n'abavuga ngo ntabwo wajya ngo gukina filime utanyoye utagize ibindi bintu ukoresha ntabwo ari byo byose bisaba kuba ubumuntu ubwawe ubuhorana byose bisaba kubibamo inyangamugayo yego nkina filime ndi umunyamasengesho kandi no muri korali ntabwo barampagarika kuko ntacyo mbangamiyeho nshobora gukina filime nk'uko nabivuze ikagukomeza niba uyu munsi ubayeho mu buzima bubi nanjye ngakina iyo role mbayeho nabi ejo nkazongera ngakina nabayeho kandi gute neza wowe wayireba ugakomera umutima wawe ushobora gukina filime kuko ibintu dukina muri filime ni ubuzima busanzwe hanyuma nk'umuntu ukina filime uvuga ko usenga uri umukozi w'Imana uyu munsi none ne rero utabasha gukina birumvikana rwose nabisobanuye nka role ntashobora gukina nko gukina nambaye ubusa hanyuma bibaye ngombwa ko hari indahiriza kubona ubwo butumwa ikaba yahinduka kandi namubwiriza mu bundi buryo yes ntabwo ari ngombwa ko nshyira hanze ibice bigize umubiri wanjye nshobora kumubwiriza nkoresheje ubundi buryo nta muntu ushobora kuba indayambaye birebire nta muntu ushobora kuba indayambaye birebire yego babaho nshobora rero no kwagitinga nanone kandi nambaye birebire ariko nkatanga bwa butumwa ku bantu bose umukobwa witwa Jack uramuzi Jack uramuzi ndamubona hanyuma ko abantu benshi Jack bamuhindura n'umupagani Jack yigize imihanda zakoze umunwa abantu benshi bamuvugaho abantu benshi baramwanga kugeza ku rwego mbese nawe akaza kuri kamera akabatuka ariko biza kurangira n'ubundi uyu munsi nakubwira ko atacika intege ndetse abantu benshi bamucira n'imanza ese ko kuvuga ko Jack Imana itamwemera ntabwo ngewe nza ndwishyiraho iherezo ngo Imana hari abemera n'abitemera kuko twese turiho kubw'ubuntu bwayo nta n'ikiguzi watanga kugira ngo ubeho kuko Imana itavuze ngo ntiwabaho ntabwo rero namuciraho iteka igihe cye nikigera nawe azahinduka kandi niba uyu munsi yumva ubuzima bwe ariho bugomba kuba buhagaze sibyo ntabwo twamuciraho iteka ejo nawe ashobora kugaruka akabona ko ibyo arimo atari byo cyangwa se ari nawe umuhamagara afite kuri iyi si kuko iyi si turi mu rugendo rero ushobora kugenda nk'uko izuba rikakwica ukabura aho ukura amazi ukabura aho ukura umutaka ariko ugakomeza
ukagenda nawe rero ibyo arimo niba yumva nta kintu bimutwaye kandi bamuha n'amafaranga niba yumva ntacyo bimutwaye akaba abona bimwinjiriza bimutunze n'umuryango we dusenge dusabire bose ba hose umuntu uzarimbuka sate nyine nicyo nashatse kuvuga ntago nigeze mbivugaho nyine umuntu uzarimbuka sate we abantu benshi bajya bavuga uriya n'umupagani uriya nazajya mu ijuru ubundi umuntu uzarimbuka asati k'abantu baciye ku ntebe yitwa guca imanza kandi igihe kitaragera Kimironko yego ijambo ry'Imana ngo ntimugacandanire imanza umucamanza naza niwe uzakora iki niwe uzaca urubanza ntabwo rero jye nakureba cyangwa we ngo ndebe ngo umenye ngo nzarimbuka kuko nshobora kuba nambaye gutya ibintu birebire ariko namara kugera hari ahirya inshuti yanjye nkabica kandi bigacika bikanakunda nshobora no kuba ntwara Bibiliya nagera hirya ngahemukira mugenzi wanjye uwavuze ngo ntuzibe niwe navuze ngo ntukice wavuze ngo ntukice navuze ngo ntukifuze wavuze ngo ntukifuze navuze ngo ntukagirire nabi mugenzi wawe sibyo wangu rero iyo wishe itegeko rimwe muraya ubu bikoze byose kadusubire inyuma cyane nakubajije ngo ku mugabo ku mutware wawe ndetse n'urugo rwawe ndetse n'agakiza umutware amaze kubona ugeze muri sinema kandi ndetse bamwe hari n'abantu wagiye usengera uranabahanurira ibintu mwe biraba birasohora ko turakwemera n'amavuta turemera amavuta twagutumiye uyu munsi wa none ukimara kubona ko nyine umutwara wamaze kubona ko ugeze mu bintu bya sinema ugiye kwinjira guhura n'abantu batandukanye batanakijijwe ntabwo rero umutware icyo nakoze cya mbere nakomeje nera imbuto nk'uko bikwiriye kandi nkomeza inshingano zanjye nk'umumama mu rugo ntabwo nigeze mpinduka nicyo navuze nawe iyo abirebye abona ibintu ndi gukora hari aho byakura abantu bikagira n'ahandi bigira gute bibageze nta mbogamizi zihari mu rugo ubundi filime ya mbere wakinnye ni iyihe filime ya mbere nakinnye rero mbere nakinnye ya mbere ntabwo numva nyibuka nakinnye nyinshi kuko nakiniye abantu benshi ahubwo mbaza ngo filime ya mbere nanditse nicyo kinyoroheye nkanayikina yego yitwa nyine Magorwa iyo uheruka gukina biragoye iyo mperuka gukina yitwa ahubwo Magorwa si umuntu iri hanze ku buryo umuntu ayibona ate nimba iri hanze Magorwa kuyibona ujya kuri channel ukandikamo Nyuzuza TV 250 yego itiza akagasura mureba hano asabye na subscribe iyo Magorwa nganite ni film irangira ni serie bimeze bite irakomeje yego ubona gukora sinema byoroshye mu Rwanda bitewe nuko abantu bose babijemo kandi abo tubikorera batarabyiyumvamo neza nkuko tubishaka ntabwo byoroshye yego ruswa y'igitsina muri sinema bivuga iki ntabwo ndahura n'abansinyaka ariko mva babivuga ntabwo ndahura n'ababinyaka ariko ruswa uko tubizi ni icyaha ubwo ikibazo cyaba kiri kuri abo bakobwa baba bazakwa kuko cyangwa se abahungu byose birashoboka ikibazo cyaba kiri ku muntu uwo ari we wese wakwa ruswa agaceceka kuko igihugu turimo ni icy'amahoro n'ubwisanzure ntabwo wajyana ikibazo cyawe aho ugomba kukigeza ngo bareke kugutaba ubu nka Ben aramutse akwatse ruswa y'igitsina kubibwira umutware cyangwa bajya kumujyana mu buyobozi wabikora wamujyana mu buyobozi n'umutware wagiye mu rugo ukabimubwira ratarakoresha ntabyo natinyuka ahubwo yego ruswa ni icyaha yego kandi nyine icyaha kigomba guhanirwa niyo mpamvu habaho itegeko nihe nama wagira umuntu uyu mwanya udukurikiranye ari mu cyaro wifuza gukora sinema cyangwa kuba umwagiteri cyangwa umwitrice muri sinema nihe nama mugira adafite uburyo gutinyuka nicyo cya mbere ikindi abashije kubona iki kiganiro muba mwashyizeho nimero yahamagara ubundi tukamufasha yego ntekereza ko ariyo ntego
ya channel yacu. none uraho Queen genda cyafite ibibazo byinshi byo Nta kukubaza kibazo ndahari na Ben nawe ndazi ko umunwa yawukoze hanyuma nge nkibaza Yego. muri sinema cyangwa mu bintu bijyanye na filime usanga keshi wandika filime sibyo kanazikina ni yihe mpamvu ituma umuntu ashobora kubona ko akoze video imwe cyangwa ebyiri akumva ko yaba umustar wanamuhamagara kuri muri shoot kamwe ati ngwino dukore akabwira ati murabanza munyishyure oya dore ikintu kibaho yakoze video imwe atanya kugenda yambaye agapfukamunwa muri quartier batamubona ngo no umustar ntabwo yambaye agapfukamunwa wakoze video ya mbere No nta nubwo nzabikora ibyo biterwa na kwa kwiyumva kwiyumva abantu tugira cyane cyane nyine abantu tugakaza ibintu abantu bamaze kugera aho bagera barabizi ko bahagejejwe na ba bandi uri kwambarana agapfukamunwa uri aho ngaho uyu munsi muri sinema ninde muntu umva wifuza guhura nawe kugira ngo uyu munsi wa none ubashe kuba wazamura ya mano yawe iri hasi kugira ngo igere hejuru mana yanjye umuntu nkunda muri iki gihugu cyangwa se fana cyangwa se no mu isi hose birashoboka no ya muri iki gihugu nkunda intare y'ingore yego Majanti tumuzi ku ntare y'ingore ubwo ni mama Janti uvuga ngo uhuye nawe hari ibintu byinshi wamusaba cyangwa yego nk'umusaza Kanyombya uyu munsi wa none Kanyombya urabona ko ageze mu buzima bwo kuba akuze ariko ahubwo ushatse kumpamagara kandi uyu munsi wa none aracyari muri sinema kandi ageze ku rugero rwiza ari kurya amafaranga ari kubaho nyine ageze mu buzima bwiza uyu munsi wa none buri wese arifuzwa kenshi rero usanga nyine hari abantu benshi banditse izina ugasanga umuntu izina riramutunze kuzarinda ari umukecuru ariko izina akaryandika cyangwa ari umusaza uyu munsi wa none iyo ubonye nka Kanyombya kirimo muri sinema ba Mukarujanga banzovu bikungurikiwe bimpa imbaraga no kubikomeramo nkumva ko nta n'ikintu cyanca intege kuko numva ko nta n'imyaka ibaho yo gucika intege mu mirimo ukunda yego yego biguha imbaraga kumva ko utakwiye gucika intege kandi ko icyo ukunda ugomba kukigeraho nta kabuza uyu mwanya uhuye n'Imana gutya amaso ku maso ni iki kintu wumva wahita uyibaza abanyamakuru muranshimisha rwose tekereza guhura n'Imana n'ubu twahuye ndavuga live gutya kandi uyibaza iti gusubiza direct ni iki wayibaza nayibaza impamvu ituma hari abana bamwe bavukira kubabara kandi bibizi yego kubera iki idatuma uriya mwana uzavukira kubabara basi imwihorera ariko Yesu yagisubije icyo kintu ubwo intumwa zari zimubajije ngo uriya muntu w'impumyi ni ibyaha by'iwabo cyangwa ni ibyo arabasubiza ngo kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we abo ngabo rero ngira ngo bavukiye kubabara Imana izabigaragariza ko ari Imana none se kubera iki ituma nyine bababazwa iyo mirimo ntigaragare kugira ngo abandi baje inyuma baruhuke ni ikibazo nk'iyo ubonye umwana w'imyaka 5 ari mu muhanda ari muri wampaye ijana atari ku ishuri atabona ibikenewe nyamara ukongera ukabona hari ahantu umubyeyi ufite buri kimwe ariko ntago afite abantu bakubira yego warumbajije ibyiyumvo byanjye nyine ikintu navuga ngo ubwo nyine nayibaza ngo kubera iki se cyo warumbajije yego nicyo kintu kimbangamira nyine muri ubu buzima kuba bamwe bababara abandi bakishima yego kuri icyo kintu Imana yakigusubije hanyuma nanjye ndaza kuza kugana ku musozo ariko tugira ibintu byinshi cyane tukubaza dufite ibintu byinshi ndetse episode ya 2 tuzagaruka twongere tukubaze tugiye gutindana tubwira abakunzi bacu ko ugiye kujya ugaragara kuri kamera zacu uyu munsi wa none rero turi mu bihe ku itariki 15 z'ukwa karindwi teganya gutora perezida wa repubulika amatora yiteguye amatora umustarikazi neza nzazinduka kubwira abagenzi banjye tugomba kuzinduka tugakora ku gipfunsi yego aho twiboneye amahoro aho twitetera abagore twahawe ijambo aho tutagikandamizwa aho tutakira bo mu bikari ariko ngo n'abagore muri gukubita abagabo
uri gukubita abagabo, hari ihohoterwa abagabo benshi bari kugenda bavuga ati umugore yankubitaguye aranamzirika nshyira munsi y'igitanda. Uwo mugore ntabwo wamugaye? Abaye ahari koko, abaye ahari yisubireho, kuko ijambo twahawe ni iryo guteza imbere igihugu, umwana w'umunyarwandakazi muri rusange, umunyarwanda udasigaye, kuko nicyo uwo tureberamo icyitegererezo cyacu atwereka. Yewe bibaye ngombwa kuhura uyu munsi na muzehe Paul Kagame, wamubwira irihe jambo? no kumushimira. Yego, no kumushimira kuko ni umubyeyi, arenze no kuba umubyeyi, arenze no kuba ntekereza ko nahura n'Imana nyirizina, kuko we ibyo nakabaza Imana we abikora nta nabimubajije. Yego, no kumushimira. Imana imuhumugisha n'uburamye tumuhorane. Ubwo gahunda ni ku 15 mu gitondo kare nshuti zanjye mwese muri kundeba, muri kunyumva ku gipfunsi. Uyu musanze ngo babyutse asanga saa 7 ejobundi yerekeza kuri site aho yaragiye kwiyamamariza. Bisaba kuzinduka Ben? Kuzinduka. Oya, utazindutse ntago wabasha kugera imbere. Ntiwabona n'umwanya kandi uba ushaka kumureba. Oya, nibyo bari benshi, umusaza barakunzwe cyane, kandi koko nibyo bikorwa biri. Bisa turagukundaga, nawe ati ndabakundaga. Reka tugushimire cyane uyu munsi none wakoze kubana natwe, dushimira umunyamakuru mugenzi wanjye Ben. Uyu munsi none nukuri twagukunze, n'abakunzi bawe twandikire batubwire nukuri, kandi ikizere wifitiye iterambere ugambiriye kugeraho. Njye mufite ibibazo birenze ibihumbi nakubaza, kandi nzakubaza paka utuze ko umunwa twarawukoze. Turagushimiye cyane, Imana igumisha. Ngaho urangiza dusengera Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha, mwakoze kuntumira mukampa uyu mwanya kugira ngo ntambutse bimwe mu byo mwambajije. Imana ibahe umugisha. Dusenge. Yego. Imana turagushimye, uwo mukozi w'umuhanga, tuguhaye icyubahiro ko wabanye natwe kuri uwo munsi, twibutse neza ko hari abatambutse batagihumeka, tukibuka ko twebwe waturinze kandi nta kiguzi dutanze, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ganza rero mu mitima ya buri umwe wese, abafite ibibazo bikemure, abarwayi bakize, abashonje bahe ibyo kurya, abambaye ubusa ubambike, kandi urushaho gutanga iterambere kuri iyi channel yacu, urushaho no kuyagura, mu izina rya Yesu bakurikirana ibiganiro barushaho gufashwa no gukira no kugubwa neza, mu izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu. Amen. Amen.